agaciro k'umukobwa ni imyitwarire ye, niko kambere. Ariko hari ikindi yenda abantu badashaka gupfa kwemera kuvuga, ariko n'uburanga bwe bumuha agaciro. Icyatumye urukundo rw'abantu rugabanuka, icyatumye urukundo rw'abantu riteme ryarwo, ni irushanwa ryo gutunga. Atari uko dutunze bikeya, ahubwo ari uko tutanyuzwe n'ibyo dutunze, kubera ko ibyo dutunze tubigeranye n'ibyo abandi batunze, nk'ibintu byapfiriye. Uzi ko muri famiye usanga kanaka afite uruganda, kandi muri famiye iwabo harimo abashomeri n'abana bo kwandi bose yari abashomeri, akirirwa agatanga hirya. Ntabwo yagahaye akazi bariya abantu b'iwabo, ariko kubera ishyari ntari bukabahe. Atari uko bafitiye ishyari, kuko ntawe ugira ishyari waruta, sibyo? Ahubwo umuntu agirirwa ishyari nabo aruta. Kuba adaha akazi abantu b'iwabo rero, ikibazo ntabwo nkibona kuri uyu muntu utanga akazi, nkibona kuri abandi bakeneye akazi. Ni iki se twakora kugira ngo tugarure ubumuntu n'urukundo, ko ari ibintu bigendanirana? Yego, turabasuje, tubahaye ikaze, tubifurije kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe mu byo muri gucamo byose. Tugira ubuntu n'umugisha, twongeye kubana na Costate. Bwana Costate, twongeye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Reka twizere yuko nabo tugiye kubana bameze neza, batameze neza, mukomere, mwihangane, ibihe nuko bimera. Uzi ko muri iki gihe abantu bahindutse, usigaye uhura n'umuntu wamubwira uti waramutse, ukabona arakwihoreye. Ibibazo biba byamuzonze. Buriya se ni ibibazo? Ni ibibazo. Ni ukuri? Atari ibibazo se, bihaye umutwe cyo kukubwira ngo waramutse nawe. Si ibibazo hari igihe bitahozeho? Ariko ubukana ntabwo bwahoze bungana n'ubwibazo bwe uyu munsi. Cyangwa ni akayungirizo k'izuba katuritse? Ni nk'ibyo ahari. Rikaba riri kuducanira. Akayungirizo k'izuba ryatubanye ryinshi. Imitwe yashyushye. Ntekereza ko ni imiterere y'abantu yahindutse, imyumvire n'imyitwarire. Ariko nta byacitse biriho ubu ngubu bitabayeho kera. Imyitwarire yacu niyo ituma ubuzima budukomerera, bukatugora. Imitekerereze yacu, ya myitwarire yacu ikazakora ku mitekerereze yacu. Ibyo duhura nabyo, imitekerereze yacu ikananirwa kubyakira, bigatuma turemererwa. Wasuhuza umuntu akumva nta mwanya bito gukwikiriza. Oya, hari n'abatajya kure bakeka yuko wenda iyo basuhujije biherekezwa n'ikindi kintu nk'ubusabe cyangwa ubufasha, akumva yuko nyine hari ikintu ugiye guhita wongeraho. None akwikirije yongereho intambwe, yatongera intambwe. Niyo umuntu ashobora no kutegerayo, cyangwa se ashobora no kutaguhunga, cyangwa se ariko akakwikiriza wumva ari gushyiramo distance, ashyiramo distance, akwegezayo. Waramutse ukareba ukuntu akurebye, ukabona kwigijeyo, yego, ariko nyine arakomeje aragiye. Niyo atagenda, ariko indora akoresha, imvugo akoresheje, indora akweretse uko yakira indamutso yawe, ukabona ari gushyiramo urukuta hagati yawe nawe. None se biterwa n'iki? Kuko kera hari ukuntu twakuze, ugasanga umuntu niba muhuye imbere yawe pe uko twarezwe, ni ukumuhereza umukono, waramutse. Umwana w'ikinyabupfura. Muraho. Ukuboko wanakugeretse ku kundi. Umwana we ufite ikinyabupfura aramukije umubyeyi. Numvuga umubyeyi urumva icyo bivuga. Ntabwo bivuze ko wabyaye. Yego. Ahubwo umubyeyi ni umutima. Uzi ko burya umubyeyi ari umutima? Ku bwanjye. Kuba umubyeyi ni umutima. Ntabwo kuba umubyeyi ari uko warabyaye. Ni ubumuntu. Ni umutima wa kibyeyi. Ariko impamvu ibyo bintu biri kugenda bibura, ikintu cyitwa urukundo kiri gukamuka mu bantu. Aho kugira ngo abantu bakunde abandi, bari gukunda impiya. Amafaranga. Bari gukunda inyungu, amafaranga. Umuntu ntacyo kimubwiye, icyo akeneye ni inyungu, ni amafaranga,
ibifatika. Niyo si uyu munsi. yaba ariyo mpamvu se bavuga bati udafite amafaranga muri iki gihe nta cyubahiro. ese wagikurahe? aho uretse n'icyo no kuvuga ngo nta mafaranga nta cyubahiro, basigaye banaririmba ngo nta mafaranga nta buzima. kuki ariko hari n'abafite amafaranga adafite ubuzima, atari uko barwaye, ahubwo ndavuga wa muntu ya discipline, wa muntu w'imbere muri twebwe, mu ndimi z'amahanga ari babivuga neza ni discipline nyine. wa muntu uri imbere muri twebwe, nubwo ufite ibya mirenge, reka tubivuge gutyo, nubwo ufite abagukikije benshi, nubwo ufite amashuri n'ibigize gute, ariko ugasanga wa muntu w'imbere muri twebwe ntawe uhari. singiye kuvuga ngo yarapfuye, ugasanga ntawe uhari. kuki se amafaranga cyangwa iki cyubahiro kenshi cyane, reka bivuge n'amafaranga mbijyanirane, kubera iki babihuza muri iki gihe? Bakunda kubihuza n'umugabo, bati umugabo udafite amafaranga nta cyubahiro yabona. Biragoye kubona umugore, ntabwo babivuga ngo bati umugore udafite amafaranga nta cyubahiro ntaki, ariko usanga nyine umugabo udafite ikofi utarakoze amafaranga muri iki gihe biragoye ko wabona icyo cyubahiro. Arega buriya umugabo wawe iri umugore, umugabo afite ikofi, icyo cyubahiro cy'umugabo nawe kikuzaho, kandi iyo kofi nawe uyifiteho, sibyo? ntabwo wayisozana kameme. Kuki se ku bakobwa, ku gitsina gore bavuga yuko icyubahiro cy'umukobwa ari ukwitwararika ukwifata kwe, imico, imyitwarire, iyo discipline yiwe, ati nicyo cyubahiro cye. Atari ku musore, niyo wagira iyo discipline, sibyo, ukambara neza, ukavuga neza, nta faranga nta cyubahiro. reka two kuvuga icyubahiro, tuvuga agaciro, sibyo? tuvuga agaciro. Agaciro k'umukobwa ni imyitwarire ye, niko ka mbere. ariko hari ikindi yenda abantu badashobora gupfa kwemera kuvuga, ariko n'uburanga bwe bumuha agaciro. Physical appearance, housing. Agaciro k'umukobwa ni imyitwarire ye, ni uburanga bwe, uko ateye, uko asa. Yego. buriya se tutarakarengaho, buri umukobwa udateye, ese ubwo nyine wo gutera ni ukuwe? Umukobwa ubwo bwiza, reka tuvuge uwo twita ko ari mwiza, yego, ku ishusho, ku isura, yego. oya two kujya tubiryarya. nanjye nicyo ushaka kuvuga. ugiye ahantu hateraniye abakobwa benshi, hari ureba utumvise ijwi rye, utamenya imyitwarire ye, utagize gute, ijisho rye rikamutindaho. uko si ukuri? uko si ukuri? ubwo abateye ate? ni ubwa buranga nyine ku bagabo, nyine ku bagabo. uwo nakunda bashobora kuba ari 5, 10 hano, ngiye nkumva uburanga bwa kanaka nibwo bunyuze muri bariya 5, ariko ntibari bwo bukunyura kuri wowe. ariko hari uwo ari mwiza pe, hari uwo yaraciye impaka, sinshaka kuvuga amazina y'abantu, ariko hari uwo usanga. Kuki utabyitirarise? Niba ari ukurebera ubwiza bw'inyuma, butari ubw'imbere, ari ubw'inyuma, ubwo kuki tutabyitira ari ku bagabo? Irari ni iki se? Kugira ngo kurarikira ibintu biri aho, kurebesha n'amaso. Tuvuze ngo umugabo kanaka cyangwa umusore kanaka yararikiye umukobwa runaka, ni ukumushora mu gitanda. Ni ryo rari harya? Iryo rari. None se ko ari abantu usanga ngo yararikiye, n'urugero reka tuvuge nko ku bagabo, ati yararikiye iriya modoka ari yo mu bwoko ubu n'ubu. Imodoka se bararikira? Iki ni cya kinyarwanda cyapfuye. Irari rigana mu buriri. Ahubwo noneho ushobora kubona umukobwa ntumurarikire, ahubwo ukamubenguka. Urumva itandukaniro? Ukamukunda se? Ukumva uramukunze, ariko atari ukumukunda ushora mu buriri. Iyo byiswe irari ni ugushora mu buriri. Iyo ari ukumukunda kubera ko wamukunze, ufite uko nyine umufata, atari inyungu zo kujya mu buriri, umugambiriraho ibyiza. uko nguko ni ukumubenguka. nk'ubu hakabona nk'umukobwa nkaba namubenguka, nkumva navuga nti uyu mukobwa wamushyingiremo,
niba se uyu mukobwa nkunze numva namushyingira Emi namurarikiye ashwi ahubwo namubengutswe akwiye kuba umuhungu wanjye Emi uvuze ko yaza mu muryango ego akaba umukazana wanjye ntabwo iryo ari irayi rero ahubwo uba wamubengutse okay ubwo rero twajyaga tubivuga nabi cyangwa tukumva yuko irari gusa gake gake tuzatugenda dukosora ikinyarwanda cy'urubyiruko muri iyi minsi ntukuri bagende barushaho gusobanura nukuri ushobora gusanga hari umuntu ushobora cyangwa hari n'ababibwirana bati akabwira umukobwa ati nakora ari iki wenda undi akumva yuko ari urukundo amukunze nk'ubu ugahura n'umukobwa runaka uti nakora ari iki cyane uzi icyo uvuze se ubwo yakubaza se urabona ni ndaya oya muri iki gihe biragoye nawe wapfa guhita yumva iryo rari ngo ni iry'iki byakumva yuko nyine ari icya kinyarwanda cyacu gipfuye wari umaze gukosora ruguru akumva yuko nyine amubonye imiterere imigendere ngaho tekereza nk'ubwo wowe Emi ubibwiye umukobwa kanaka uti nakurarikiye azi ikinyarwanda kizima atari icyo cyawe kirwaye kaba kabaye nubwo itari gucishamo sinzi nubwo itari gucishamo umva reka nisabire urubyiruko ariko si rwo rwonyine kuko hari n'abantu bakuru nsigaye mbona bantangaje tumese kamwe tuvuga ikinyarwanda cyangwa tuvuga indimi z'amahanga nazo tuzi ari ikinyarwanda kirakomeye impara zaririmbye ngo Nyiramariza w'imbabazi utazi iby'ikizungu ntumenye n'iby'iwacu uzagarukira he niba utazi ikinyarwanda ntumenye indimi z'amahanga uzagarukira he Nyiramariza uzagarukira he bisa nkaho ibyo byose iyo tubivuga cyangwa tunabikoresha kenshi tuba tutazi n'igisobanuro cy'urukundo tutasobanukiwe urukundo ngo ni iki gukunda ni iki kugira ngo tubitandukanye iryo rari n'urukundo tuzabitandukanya gute urukundo meaning y'urukundo igisobanuro urukundo mu bantu buriya urukundo nkunda kukubwira ngo sinkunda kuvuga ibyo nasomye ibyo nagize ahubwo icyo natekereje numva nshyikirizaho umutima nkaba nabikibwira umuntu kugira ngo nashyikirizeho umutima nk'uko nguko kuruta uko nakubwira ngo umuzungu kanaka yavuze ibi umuhanga kanaka yavuze ibi oya ibyo mbasha kumva nabyo nabasha kubwira umuntu gukunda umuntu cyangwa se urukundo ni ukwifuriza ni uguharanira ni ugushakira ibyiza uwo nguwo wakunze atari ukurwanira inyungu zawe zonyine ushobora kumukunda yenda bikazazamo inyungu ariko atari zawe wowe wenyine muri makeya urukundo ni uguharanira ni ugushakira ni ukwifuriza mugenzi wawe cyangwa se umuntu wakunze ibyiza nirwo rukundo mu magambo makeya ntagiye kure cyangwa se no gushakira muntu ibyiza hakabaho igihe nawe ushobora kubona inyungu kuri rwa rukundo wakuze mugenzi kumwifuriza ibyiza iyo urukundo rwawe rugiye rukagera kuri kanaka nawe akarugarurira hakabaho gukundana habaho gukunda mbere noneho haje kubaho gukundana nawe akwifuriza ibyiza aguha ibyiza agushakira ibyiza ukaba gukundana ubwo urukundo rubanzirizwa n'ubucuti mu yandi magambo aribyo birangwa na bya bikorwa ibyo bikorwa nibyo byubaka nibyo bituma wa muntu nawe akugarurira rwa rukundo nibyo bituma habaho gukundana bitangira ari ugukunda Constante yakunze Emi rwa rukundo rwazagera muri Emi ruri ari rwo atari rwa rundi nyine bya bintu bise urukundo ariko atari urukundo rukazagaruka kwa Constante icyo nemera mu minsi ya none urukundo rwaragabanutse gukundana kw'abantu kwaragabanutse ariko abakundana barahari baracyahari urukundo narwo ireme ry'urukundo ryaragabanutse sibyo ariko hariho bakeya bagifite urukundo rupyuwa urukundo nyarukundo baracyahari rwose haracyari 7,000 bitarapfukamira bayari baracyahari rwose ariko urukundo rwo tutabeshyanye rwaragabanutse abantu basigaye bikunda nta gukunda bagenzi babo basigaye bakunda ibintu
tekereza kugira ngo ubu ufite amafaranga ubikije kuri banki udakoresha adafite icyo uri gukora murumuna wawe atiga iso arembeye mu rugo atajya kwa muganga ntujya wumva se nk'umuntu ari nko kwa muganga ari nk'umuntu arwariye mu rugo ati muranyima yenda afite umuryango ukomeye ufite amafaranga aho ati ntureba ko ubanga kumvuza nkiri muzima ati ubu nimva bazazana amasanduku za serikeye z'ibihumbi ntazi umubare bateranye amafaranga yo kujya kugura irimbi irusoro rya miliyoni n'ibindi bananiwe gukora ikiri bunyize cyumbi 50. Abantu rero bari muri iyi minsi ya none bakunze amafaranga ntibakitaye kuri bene wabo ariko nubwo bimeze bityo hari abagikunze ababo. Hari abo numvise agira inama urubyiruko arubwira ati nyaboneka uri i Kigali wavuye mu cyaro ufite akazi kaguhemba 200 ati muri 200 ugasanga uba mu nzu y'icumi so usigaje 190 ujya ku kazi n'amaguru ujya ku kazi n'amaguru uraniyiriza n'ibiki kugira ngo urihire bene so amashuri ufashe nyoko yego ujya guhinga ushyiramo abakozi mu murima bahinge wowe uracyari kwiyima ntabwo uri kwizigamira yego urimo urafasha bene nyoko atejo bundi bazagera gutya barimo barasaza bagende kandi nawe ako kazi uri gukora subiza igihe uzakamaraho ejo n'ejo bundi umukoresha yakwirukana cyane atuse none ubwo ngubwo niba utizigamiye kwigihe ari gitoya nawe utazi igihe usigaje ko amafaranga ariho yakobokera wayafasha ukayarya ukiriramo ahubwo yayandi usigajemo makeya ukahereza yibanyi nka 5 bakwiye guhereza nka 20 mu byatumye urukundo rugabanuka. Ibyo ni ibitekerezo kandi by'abajene bari kugira inama abandi bagenzi babo nabihaye agaciro icyo ntureba ko wimye gutyo ukitera icyuma niko bavuga nyine ukitangira umuryango wawe ukitangira uwo muryango ukareba barumuna bawe hari igihe nyuma yabyo aho kugira ngo uzabone uwo wabikoreye abiha agaciro ahubwo gutera uw'inyuma yego noneho kanaka wabibonye kuri mugenzi we runaka bigatuma yiyima cyangwa yiyaka nawe iyo gahunda aho kugira ngo ayikorere umuntu nawe izo nshingano akabireka. hari umuntu ngo yagiye mu kigo cy'imfubyi ni Burayi ngo akuramo umwana w'imfubyi. Uwo mwana ngo yagiraga ikibazo cy'uburwayi y'abantu bazagukura abantu mu orphelinat bisabiraga abandi wao ndi bakamwanga kubera ko babonaga afite uburwayi ubuzima butari bwiza. Wa mugabo araza ati ngewe uyu udafite ubuzima bwiza niwe nshaka, aramutwara ngo yarakira umwana mutoya. Ntabwo yegeze amubwira ngo yari orphelinat y'abapadiri ngo ntabwo yegeze amubwira ko yamuvanye muri orphelinat ahubwo yamugize umwana we. Aramurera umwana arakura mu rugo rwiza iripaye ko umugabo nta wundi mwana yagiraga. Igihe kiza kugera wa mugabo arasaza ariko asaza yarashingiye wa mwana ndetse afite na gahunda yo kumwandikaho imitungo ye yose. Umusaza rero yabanaga n'umuhungu we, tumwita umuhungu we. Bukiye umugore ngo atangiye kujya abwira umugabo we ati uyu muntu ko atujena twamujyana mu kigo cy'abasaza, ni nka creche y'abasaza mbese. Twamujyanye muri creche agasanga abandi basaza, ahubwo tukajya twishyura amafaranga kugira ngo bamwiteho ko twe nta mwanya dufite. Uwo ni umukazana uri kubwira umugabo we ati bajyane sebuko. Umusaza rero bamujyana mu kigo. Ahageze wa musore wa mugabo ajyanye uwo twakwita se
akubitana na padiri, ngo padiri yasaga ntasohotse afite gahunda agiyemo. Amubonye padiri abona wa musaza, arabamenya, ahita amumenya. Ati bite? Ati banzanye hano. Ubwo umuhungu asiga baganira, watangira kujya kwaranja ibyo kubona icyumba wa musaza ari bujyemo no kwandikisha no kugira gute. Abirangije rero atwara amavarizi mu cyumba cya wa musaza, aje ngo asanga ageze kuri se, asanga ari kurira. Aturarizwa n'iki? Warize ngo ni padiri. Ngo agarutse asanga padiri ararira, padiri amubonye ararira. Ngo aramubwira ati mwana wa, padiri abwira wa muhungu nyine, ati uyu nguyu uzanye mu kigo cy'abasaza yagukuye hano muri Orphelinat. Nta wundi muntu ashobora kugufata kubera ko ari umurwayi. Arakujyana, arakuvuza, arakurera, urakura. None nta mwanya ufite wo kumwitaho. Asanga umusaza ngo yafashe gahunda yuko imitungo ye yandikwa kuri cya kigo gifasha abasaza n'imfubyi. Ineza wa musaza yagiriye umuhungu, urumva inyiturano finali. N'uyu munsi rero hari biri kugenda biba ku bantu benshi batandukanye. Ukitangira umuryango wawe, ariko simvuga ngo bareke kwitangira imiryango yabo, muyitangire. Ineza yawe niba batayimenya ntacyo uzagena ne ko wagize neza. None se ubwo byari bikwiye yuko abajene cyangwa aba bana batererana imiryango gutyo? Yego, nubwo nabari ukwiyubaka, ariko kenshi cyane muri Afurika turabizi, imiryango dukuramo turayizi, hari igihe nayo usanga nta bushobozi batarateganyirije abana babo, nabo ubwo batariteganyirije. Bikaba ngombwa yuko uyu mwana rero afata inshingano ebyiri, izo kwita ku muryango ndetse nawe no kwizigamira cyangwa kwiteganyiriza. Ese ubundi reka nkubaza akabazo k'amatsiko. Wowe urinde wo gukomera mu muryango? Ntabagukomeje, ntabatumye ukomera, ntabagufasha ukuboko cyane. Wowe nutagira ufata ukuboko se, bizagenda bita amaherezo. Basigirira ko hari uwagufasha ukuboko, hari uwakweretse aho ishuri riherereye. Wari kubyishoboza se? Wari kwijyana ku ishuri? Byari kugorana. Hari uwakwitangiye mu buzima bugiye butandukanye, tubyibuke. None we kuki ntawe wakwitangira? Ko wanga kugira uwo witangira, niko nawe utazitangirwa. Niba hari uwitangiye abandi bakamuhemba kumugirira nabi, kugera mu kigo cy'abasaza, noneho wowe utarabikoze bazakujyana he? Aho si mwirimbi. Reka tugaruke kuri rwa rukundo turuhere mu muryango. Kera hari ukuntu imiryango wasangaga imenyana. Umwana wa Kostate agahura n'umwana wa mukuru wa Kostate, murumuna wa Kostate, nyine imiryango ikegerana, urukundo rugahera aho ngaho. Biriya bintu niba nakubaza ngo ni ikihe cyari icyiza cyari kibirimo, noneho tuze no kurebera hamwe ikibi gisigaye kibirimo. Kuko reka nkorize urundi rugero, muri iki gihe usanga umujene wo mu muryango ko, reka nifashisha umuryango wawe, umujene wo mu muryango wa Kostate aje i Kigali, akamenya amakuru yuko Emi vukana na Kostate abi Kigali, arahubatse, afite n'umuryango. Ugasanga mwene Kostate arazamutse i Kigali. Kostate hari igihe anabwira murumuna we ati, ese wari uzi ko kakana kanjye kaje iyo ngiyo? Kariyo. Ngo okay, ngo nta kibazo, ngo muhereze nimero yanjye. Sibyo? Umwana hari igihe kera nyine hari ukuntu nyine umwana yazamukaga akava mu rugo yavugishije avuga uti ngiye naha. Ariko muri iki gihe haraza adafite n'iyagiye. Na bene wabo mu muryango banamenya amakuru, rimwe na rimwe amatelefone bakakuraho. Nge naguhereza urugero, hari umuntu twahuye saa sita z'ijoro, aryamye hano i Kigali kabisa mu cyapa uku nguku. Turamubaza, ndi kumwe n'undi muntu, turamubaza tuti kuryamye aha? Ati nanje mvuye mu ntara ndi kuvugana na bene wacu.
none ngeze telefone. Nyabugogo, yageze Nyabugogo saa 9 avuye hehe mu majyepfo, bahita bakoraho telefone. Kugeza n'ubu nahamagaye nayo aryamye yiseguye, kandi aryamye hafi na polisi. Byabaye ngombwa yuko iyo nimero twarihamagaye turayibura, twamukoreye ubufasha bw'ibanze. Mu gitondo turamubwira ati byaba byiza wisubiyeyo. Reka tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire. Nshyigikiye rwose ko niba ufite uko umeze nako, sivuga ngo niba ufite uko umeze utagira ngo ukeneye bya mirenge kugira ngo ufashe, ukwiye kugira icyo ufasha umuryango wawe, kuko nawo hari icyo ukwiye kugufasha. Mukwiye gufashanya. Ahubwo ni naho tunabona rwa rukundo rwa nyarwo. Ni urukundo ruba ruherereye nyine, ni ugufashanya, sibyo? Icyo Emi arengeje muri umunawe amufashe, icyo muri umunawe afite cyafasha Emi nawe abikore. Ubwo njye nicyo nandi kwibaza. Ubwo ni rwo rukundo, niko gukundana. Nicyo nandi kwibaza Constate, byatewe n'iki kugira ngo uru rukundo reka twivugira rwo mu miryango, rw'abandi bantu wenda twabonye ko ari inyungu n'ibiki, urwo mu miryango kubera iki? Byatewe n'iki ku buryo mu muryango usanga urukundo rwarashize, aho noneho banahimbye imvugo bakavuga bati inshuti hari igikurutira abo mu muryango, muvandimwe. Ikintu cyatumye urukundo rushira mu bantu ntabwo ari ibintu bikeya, ahubwo ni competition. Ntitunyurwa n'ibyo dufite, atari ko ntabyo dufite, ahubwo ari uko turi kugiranya ibyo dufite n'ibyo abandi bafite. Sibyo? Icyatumye urukundo rw'abantu rugabanuka, icyatumye urukundo rw'abantu riteme ryarwo, ni irushanwa ryo gutunga. Atari uko dutunze bikeya, ahubwo ari uko tutanyuzwe n'ibyo dutunze, kubera ko ibyo dutunze tubigeranya n'ibyo abandi batunze, nk'ibintu byapfiriye. Ishyari se ubundi ntabwo rishobora kuba kuko ntabwo ari irya vuba, ntabwo rishobora kuba ryaba ikintu cyiza. Ariko se ishyari kubera ikintu cyiza, aho ngaho banze ucaho umurongo. Ishyari ni uburozi, n'uburozi uhita ujugunya rwose. Ni kimwe mu byabujije urukundo. Uzi ko muri famiye usanga kanaka afite uruganda, kandi muri famiye iwabo harimo abashomeri n'abana bo kwande bose yari abashomeri, akirirwa agatanga hirya. Ibaze icyo kintu ku buryo umuntu agera kuri iyo refu. Kuki atakabaha? Afite ishyari ba bantu b'iwabo se? Atinya yuko wenda bamugirira ishyari, cyangwa banakica imirimo. Urumva abantu ntabwo yagahaye akazi bariya abantu b'iwabo, ariko kubera ishyari ntari bukabahe. Atari uko afitiye ishyari, kuko ntawe ugira ishyari waruta, sibyo? Ahubwo umuntu agirirwa ishyari nabo aruta. Kuba adaha akazi abantu b'iwabo rero, ikibazo ntabwo nkibona kuri uyu muntu utanga akazi, nkibona kuri abandi bakeneye akazi. Ubundi hari ikintu nkundira imiryango yo mumbabarire, ni imiryango yo muri Aziya. Uzi ko nko mu Bahinde, reka mvuge urugero mu Bahinde, umuryango w'Abahinde usanga wenda reka turenge kuri ibyo yuko ari umuco ngo usanga batuye ahantu hamwe ari umuco, wenda ibyo ngibyo nanjye sinabishyigikira, si byiza. Ariko uzi ko kapani usanga ikorwamo n'imiryango gusa, usanga uwihangiye umurimo awutoza abo mu muryango, nk'uko nyine ahanga kwa Constate, sibyo? Constate wenda ni umushoramari, ni umubusinessman, icyo gihe bitoza n'abana be, sibyo? Niyo basoje kwiga binjiza muri business yiwe. Noneho hariyeho byarenze urugero, na bene wa afite amasano usanga bose bari muri business. Ariko hano muri Afurika, reka twivugira muri Afurika, biragoye. Ntagaruka kuri ibyo navuze. Ikintu cyatwishe, urumva uhaye muri umuna wawe akazi mu ruganda rwawe, sibwo twavuze? Ntabwo azumva ko ari umukozi,
azaza ahite akwigereranyaho, ajya areba ibyo ubona. Ariko uzi ko mu kazi gasanzwe atari no mu kazi ka mwene wanyu, hari umukozi twakoranaga, kuko twakoraga ikigo cy'ubucuruzi nyine, ikigo giharanira inyungu, akareba inyungu ikigo kibona ziturutse ku mirimo yakoze, akazigeranya n'igihembo cye. Ngiye ndungukira ikigo miliyoni zirenga 5 mu kwezi, bakampemba 500. Kandi icyo kigo kirimo n'abandi bakozi si nibyo bakora kugira ngo bamugezeyo. Ikintu ngiye ndi kureba, ujya gukora akazi wasinye amasezerano y'akazi, umusezerano umushahara bazaguhemba, ibyo uzinjiza bikureba wiki. Urabyumva? Niba ari ikigo kinini utavuga ngo ni cya kanaka ugirira ishyari, niba ari mwene nyoko uri umunyeshyari, icyo kigo ntuzagihirika, aradukiranyisha ko kwikiza byamworohera. kandi nyamara nk'icyo kigo cy'Abahinde, sibyo? Abo Bahinde iyo abonye akazi ahishyiramo umuvandimwe we, ashyiramo umuturanyi we, agira gute, akaza agakora uko bikwiye kugenda cyane, akaba umukozi mwiza, akamenya ko ari boss. None ko ari we kumukora. Kabwe se twiterwa n'iki? Cya kintu nakubwiye, turi mu irushanwa ntazi iyo rijya, ritanyurwa n'imishahara yacu. Umushahara wawe niba uhembwa 200,000 igakuba mu 200,000, noneho ushaka inzira nziza wanyuramo ubona ibirenze 200. Ariko wishaka kugira ngo urenge 200,000 ubirengeshejwe n'ishyari n'ubusambo n'imitima mibi. Urabyumva? Uri mu kazi k'umuvandimwe wawe, kuramo experience, niba guhemba makeya ugenda ukora ibyawe cyangwa ukora ahandi hantu, ariko wigiriye ishyari umuvandimwe wawe cyangwa se wa muntu waguhaye akazi, igakubaho muri ayo mafaranga. Reka nkwereke ukuntu abantu tuvunwa no kwigeranya n'abandi, tukajya mu irushanwa ntazi impamvu yaryo. Umuyedi ahembwa 5,000 ku munsi, sibyo? Ubwo ku kwezi yenda azakora iminsi 26, ibaye myinshi 26, bivuga ngo azaba ahembwa 1,000 munsi 150. Ntabaho abafite ubuzima. None uwa 300 ari kubuza induru kurusha uw'150, kandi yenda ni sibateri nawe uri sibateri, ni urugero. Urireba nawe arireba, ariko ugasanga induru zavuze. Wowe wa 300 utangiye kwikompara n'uwa 500, wahembwa miliyoni ugatangira kuba mu buzima buhenze kurusha ubwo uhembwa miliyoni, bigatuma utazanyurwa n'umushahara wawe. Icyo navuga rero, ikintu gituma urukundo rugabanuka mu bantu, rushira, rutakaza ireme ryabo, no kutanyurwa. Icyo ni kimwe, kutanyurwa. Kwa kutanyurwa ukatugiraho ingaruka zo kugira amashyari, zo kugira imitima mibi, zo kwikunda, zo kwirebaho, zo kutita ku bandi, hakabaho n'uguhazamo n'ubusambo. Ubwo icyo nabwira abantu kugira ngo bagire urukundo, bareke bige kunyurwa n'ibyo bafite, bizatuma babasha kubona n'ibindi. Tukiri mu muryango se, kuko umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, abana n'inyongera, ubona ari nde bishobora kuba byaraturutseho? Umubare ndabibaza gutya, mpite ngwereza n'urugero. Hari bamwe tuzi mu bana usanga bihiringa, sibyo? Umubyeyi umwe ari we wabareze, cyangwa n'umubyeyi atarabareze nk'uko bikwiye, nta rukundo yamweretse. Kuko kurera umwana twemeranya yuko gusa hatarimo urukundo nta burere buba burimo, utamwitoje indangagaciro za kirazira,
ngo unamwiyegereze. Mm. Tubona rero iyo aba bana bakuze rimwe na rimwe rwa rukundo rudatuma bagarukira ababyeyi babo ngo bajye kubitaho, nka rwa rugero rw'umwana twabonye ugera i Kigali akihiringa akavuga uti ndafasha bene mama na mama, wowe noneho ugasanga nta n'umwe afasha, ni zeru. Ese byaba ari iyihe ntandaro byaba byaraturutseho hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo urwo rukundo rutangire gukendera? Ntabwo nashinja umugabo, nta nubwo nashinja umugore, ahubwo twareba kese kuri kese. Twareba kese kuri kese, kuko hari ubukene buza mu rugo. Reka tuvuge ko ubukene bushobora kuba intandaro yo kugabanuka k'urukundo mu muryango, ariko n'ubukene bushobora kuba intandaro yo kugabanuka k'urukundo mu muryango. Ubukire kandi ukize baza bashobora kuza kuri wowe ariko ntibaze ku muryango. None se nta bantu uzi bakira agahita abona ko umugore badakwiranye? Ati naribeshye, ntabwo uri type yanjye. Ayo makuru ntabwo yafite. Ayo makuru ntabwo yafite. Naribeshye. We ntabwo kategori yanjye wangu. Telefone ngezeho wowe ntabwo byagenda. Na Dr. Gitwaza Apotre yigeze kuririmba indirimbo harimo umugabo witwa Nyiravubi n'umugabo witwa nde, manumva gusenga kwa umugabo ngo yabonaga umugore atazi gukoresha amafoke, ngo atamenya gukoresha amafoke, yari umuturage, aho kugira ngo amusirimure akamujugunya. Umugore nawe hari ubwo abona hari ukuntu byagenze, akumva umugore ntajya kivuze. Ubwo rero urumva sinavuga ngo byatangiwe n'umugabo cyangwa n'umugore. Hari umugabo ubona ubukene buteye akigendera agasiga umugore. Hari umugore ubona ubukene buteye mu rugo agacika umugabo akigendera. Nese ubwo mvuge ngo kugabanuka k'urukundo tubonye ko rushobora kugabanuka kubera ubukene bwinshi cyangwa se n'ubukire. Shinje ndetse ndekede. Ubwo rero byanga byakunda intandaro ko kurusha twaza gufata cyangwa ibyo twakwemeranyaho, intandaro yo kugabanuka k'urukundo yahereye mu rugo rw'umugabo n'umugore. Itangira mu rugo n'ubundi. Itangira mu rugo. Ubundi igituma urukundo rugabanuka, sibyo? Ni ikintu iki? Ni ukwikunda. Icyo wagatanze wakigumanye. Wagatanze urukundo none uri kwikunda. Ntugikunze umugore wawe, ntugikunda abana bawe, impamvu utabakunze ni ukuri kwikunda. Tujye tubisobanura neza, tubisobanura abantu neza. Kwikunda no gute aratanga urukundo ati uti ko ari ibintu bidafatika. Ufata ibyari ibyawe n'iby'abandi ukabyigundiraho. Urugero, urakora uhembwa 300 n'urugero, ufite famiye. 300 ntabwo ari ibyawe, by'umuryango, ni iby'umuryango. None 300 ushaka kubiketa wenyine. None se yange kwambara yambika umugore? Ambara n'umugore yambare kandi bitavamo. Kuki bitavamo? Kuki bitavamo? Ishati nambaye igura ngahe? Nari ngiye kuguhereza urugero mise nifata. None se icya kibazo kiracyahari. Urumva umuntu agira ubukode, reka dufate umuryango sibyo? Umugore cyangwa umuntu umwe n'ukora, reka tuvuge umugabo niwe ukora wenyine. Ari mu ikode. Undi ni ikimuga. Oya wenda undi nakaza arabona. Sibyo? Ariko afite icyo akora. Nta muntu udakora. Nyine nubwo akora ariko imirimo idahemba. Akora imirimo idahemba. Idahemba gute? Yo mu rugo itamuhemba. Ngaho yibarire agaciro. Yereka ibyo nese ninde umuhemba? Arava hese amuhemba. Arahembwa muri ya 300 umugabo yazanye. Yinjiza. Wa mushara w'umugabo. Yego. Sibyo? We mugabo wabyutse ujya gukora akazi ufitiye kontara. Uhembwa 300 ku kwezi. Sibyo? Iyo utashye ntibagusasira, ntibakugaburira, ntibakumeseye, ntibagize gute? Urakenera.
ibyo byose wakorewe uwabikoze nta gihembo akwiriye, ntacyo yakoze. niba tutabibazemo amafaranga ariko nawe yakoze. Iyo batabigukorera, bagabo batekereze gutyo, iyo batabigukorera nta muntu udakora usibye umurwayi. ubwo abantu bafite imyumvire yuko ngo n'uruhu uri mu rugo ngo nta kazi n'ikikara nta kazi. None se ufite umwana sibyo, umudamu aramusigaranye aramurize, uratashye usanze byahiye, yakomese yageze gute, mu nzu harakoropye, bigize gute, nta mirimo umudamu wawe yakoze, uwayibarira agaciro se, nta mafaranga bifite. Niyo mpamvu rero nakubwiraga iyo bijya gupfa urikunda, bya bintu byanyu byayo 300 by'umuryango bashaka kubirya wenyine. Urumva urukundo rurabuze. Aho kugira ngo ukunde uri kwikunda. Iyo uza kuba wakundaga bya bintu 300 mwakabisangiye, urukundo rukaboneka mu muryango. Ibyo rero nakubwiraga ko ikintu cyica urukundo, gituma urukundo rubura, ni ukwikunda. Uwo wakunze uramuha, murasangira se, mukaganira. Kera impamvu bavuga ngo kera hari urukundo kurusha uyu munsi, kera ku murenge, ku musozi wanyu byari ikinegu kumva ngo utunze inka hakabonekaho umuntu urwaye bwaki, hakabonekamo umuryango urwaje bwaki, utoroje n'umuturanye ahubwo umwana w'umuturanye arwaye bwaki utunze inka, icyo cyari ikinegu. Ariko uyu munsi turabimena, niba bashaka bashire turanabimena ni cyane. Aho kugira ngo bibabe bihabwe ingurube wenda itari yawe. Iki se muri iki gihe ntabwo ushobora gukeka yuko abantu basigaye batinya ukugirana nabi cyangwa amarozi, bikaba imwe mu mpamvu y'uko urwo rukundo tutarugaragaza. Biragenda bigaruka kuri bya navuze kare. Icyabindi by'ishyari ni iki byose. Ikintu kiri kwica abantu ni competition yateye, ntazi impamvu yayo. Umugabo aricara, nako umuntu aricara akigeranya na kanaka, akarwanira icyatuma mugeraho. Noneho bya bindi yagahaye, uziko nko umugabo twavuga guhembwa 300 ntayageze mu rugo, hari ubwo ashaka kujya gusangira na yeme mu kabari guhembwa 500, cyangwa se yena nawe uhembwa 300 ariko udafite gahunda nawe akikompara kuri wa wundi. Ntakandushe kujya mu kabari kandi nanjye nkora n'ibiki byose, ntakandushe kandi nanjye nkora. Ibyo wagahaye abandi urukundo rudatanga ntirubaho. Ndabeshya? Urukundo rudatanga ntabwo rubaho. Sinkubwiye ngo kugira ngo bizamenyekane ko si ugutanga amafaranga gusa cyangwa ibintu bifatika, hari no gutanga ijambo ryiza, hari no gutanga urukundo. Uzi ko ari umuntu utagira icyo akumarira ariko kumva ko agukunda, ntacyo yaguhaye, akwifuriza ibyiza. Nuko naho hano rero ibintu byagiye bipfira. Ni iki se twakora kugira ngo tugarure ubumuntu n'urukundo, ko ari ibintu bigendanirana n'imanga? Nta kindi kiri navuga kitari muri bya navuze kare. Tunyurwe nuko turi, tunezezwe no kubona abandi baguye neza, nibyo bizatuma natwe tugubwa neza. Nkunda kubwira abantu, niwima kanaka amahoro bizagaruka nawe ntayo ugize. Wenda reka tuze mu muryango, mu rugo, umugabo ubujije umugore amahoro ntazakwishyura nawe ntayo afite, sibyo? Tanga amahoro nawe urayabona, tanga urukundo nawe urarubona. Nyurwa n'ibyo ufite, bizakurinda amashyari, bizakurinda kwikunda, bizakurinda. Nyurwa n'ibyo ufite, va muri competition, ahubwo haranira kongera ubutunzi. Aho kugira ngo ujye mu marushanwa adafite impamvu. Igihe habonetsemo ikibazo cy'urukundo rukeya cyangwa rwabuze, sibyo? Tuba ariho dutangirira. Igisubizo cy'ibibazo byo mu muryango kiba mu biganiro, kwisuzuma no kuganira, noneho mugakosora ibitameze neza. Tujye mu muryango mugari rero. Byagaragaye ko mu muryango mugari harimo urukundo rukeya.
igisubizo rero cyava ku bibazo byahabonetse. Ese urukundo rukeya muri uwo muryango mugari ni uwaboneye uburyo bwo kugira ngo wabonye uburyo akantu akaga gufasha bagenzi be, ni ukutitanaho, ni ukutagira gute. Rero nabo iyo hari igihe gitumye babasha guhura nko mu bukwe, mu byago nk'uko nguko, usanga rero bongera guhurira, baba bakwiye kongera bakicara bakaganira, hakaba inama y'umuryango, bakareba amakosa yabaye, bakareba n'ukuntu amakosa yakosorwa. Niko mbona ibintu byagenda. Ariko ikintu gikwiriye ni uko abantu bareka kujya mu mahiganwa y'ubutunzi bidafite agaciro, bidafite impamvu. Kandi abantu bakwiye kumva ko ikintu cyitwa ubumuntu ari ingenzi. Nibyo burya hari umugani bajya bavuga w'Abanyaburayi bavuga ati nta heza nko mu rugo. Yego si tubihakanye ko mu miryango habamo n'abantu babi, sibyo, cyangwa badashobotse, ariko ko byagenda kose nta heza nko mu rugo. Murabona hano hambere iyo mu rugo burya ushatse wakora ibishoboka byose mu rugo hakaba heza. Ku mugani wawe hakaba heza, kuko imiruho n'imihati byo mu isi wiriwemo umunsi wose uzakwiruhukira mu rugo. Ejo ukazasubira muri ya miruho uturutse mu rugo, kandi ukaza kwivamo none ugaruka mu rugo. Ku isoko rero hakwiye kuba hazima. Ni nabwo utajyana ibirohwa mu bandi bantu. Mu rugo niho hakwiye kubanza. Niba uri umugabo ukwiye guharanira ko mu rugo haboneka amahoro, urukundo rukaboneka, bagakunda umugore wawe, bagakunda abana bawe, bizatuma nawe bagukunda, kandi bizatuma utajyana umushiha iyo wirirwa mu bo muhura, mu bo mugira gute, kuko wabyutse mu rugo uguwe neza. Yego byose birashoboka ko rero tubikora n'ubundi natwe bigiramo uruhare mu kubikosora cyangwa kubigira byiza, cyane ko tunabigira bibi rimwe na rimwe tudashaka kwicara ngo tubikemure, tukiha kuvuga ati reka turenzeho tubyihorere n'ubundi iyo n'ubundi nta kintu yamara. Ariko biba byiza cyane kuko birafashanya. Tubikomeje uko nguko byazagera kure bikabyara ikibazo gikomeye cyane Constate, aho twazageraho ugasanga abana bacu barakuze ntibaziranye ko bafitanye amasano, tutangiye gushyingirana tutabizi. Icyo si cyo kibazo gikomeye cyane, ahubwo ikibazo ni ukuba ntacyo wamarira uwawe. Bivuga ko n'uwawe ntacyo azamarirwa. Niba ntacyo umarira, nabyo no kubyoroheje, ariko ni ikizira. Ngo nta kintu bitwaye, ni ikizira nacyo. Simvuze ngo ntacyo bitwaye, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Ariko rero ku mugari ni ikibazo gikomeye. Ni ukuri nto twaba turi kwerekera rega. Niba tuterekanye abana, niba imatuye i Kigali, mwene se wabo akaza i Kigali, yamuhamagara agahita ayishyira kuri blacklist ahubwo ya nimero. Mwene magambo singushaka iwanjye. Wenda akeka ibindi. Se nubwo ukeka washatse ahandi hantu mwahurira basi akanakubona, ukajya uzana n'uwo muryango mukahurira aha hantu runaka washatse, yuko atagukandagirira iwawe wenda, ahubwo akanabamenya. Hari akantu kare nabuze ukuntu nkavugaho, ariko reka nkavugeho. Ufite mwene wanyu i Kigali, sibyo? Ufite iwanyu ku cyaro. Uvuye iwanyu ku cyaro ugiye i Kigali, ugiye kugira ute? Aje kuyiga ubuzima, cyangwa uje gukorera umusaraba mwene wanyu uri i Kigali? Uhuhe sate ari icumba mwatse se? Wenda sinjya ko niba nta cumba mwatse ni amahoro, sibyo? Ruva mu cyaro. Nemera ko umuntu w'urubyiruko ashaka kuva mu cyaro akajya gushakishiriza ubuzima i Kigali, sibyo? Mu yandi magambo ahagurutse ashaka kujya gukora, no guteza umuryango imbere. Yego, yiteza imbere, azateze n'umuryango imbere. Niba uri mwene wabo uri i Kigali, shakisha ukuntu niwe wakabaye shakisha ukuntu wamufasha, kuko ufite na connection. Shakisha ukuntu wamufasha, sibyo? Ariko hari undi
uturuka mu cyaro akaza i Kigali akuwe mu cyaro n'ubunebwe, azanye ubunebwe i Kigali, kuza ngo bajye bamugitsa ngo byukurye, icyo gihe nyine ntibahari. bazamushakira indi mirimo aho ngaho yo mu rugo adashaka gukora. yayikora ubwo byananiranye, wamusubiza iwanyu, wamutegeka ukamucyura. Ntabwo ariko wavuga ngo umva Emi, ugiye kumujugunya. nidukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire. Hari urubyiruko rw'abanebwe, ibyo simbihakanye, sibyo, ananirwa kuba mu cyaro kubera ubunebwe bwatumye adashaka kuba mu cyaro, akaza kuba i Kigali kuko yabonye mwene wabo uri i Kigali, aho azajya arya. Inshuti yanjye, nta muntu uzakugaburira kabiri, ntabwo uri ikinyoni, icyana cy'inyoni batera mu kanwa. Va iwanyu mu cyaro uzi i Kigali ufite gahunda yo kujya gukora, gushaka ubuzima, ariko niba uvuyeyo uje kuryoshya, uje gutungwa na kana katarakubyaye, uribeshya. oya, ariko njye mbona uruhare runini rwaza kugirwamo n'ahari n'abatice ngo bamubwire bamuganirize. Icyo gihe iyo utamuganirije nyine yarikomera, ntese uzagenda ubyihererane, muganirize, umwicaro umuhereza impanuro, sibyo? Emi, mfite kese nzi, uretse ko ntashaka gutinda kuri ibi bintu, sinshaka gutinda kuri ibi bintu, mfite kese nzi. Tunagana no ku musozo. Tugana ku musozo. Mfite kese z'abana baturuka mu cyaro badashobora gufasha akantu na kamwe iwabo, bakajya i Kigali kuko bafite mwene wabo, bagera i Kigali bakagenda bakomeje gahunda y'ubunebwe. I Kigali ntabwo ari ahantu haba abanebwe, habaye abakozi, abantu bihiringa. Umwana uzaturuka mu cyaro akaza mu mujyi aje kwihiringa, mwene wabo uriyo uzafasha uwo mwana. Ariko uwo mwana uzava mu cyaro akaza kuba umunebwe i Kigali, hambiriza uwo mwana umusubizi wabo, naho uzamufasha umusubizi wanyu cyane rwose. Ariko ikiza kurushaho nibyo bikoze muri ubwo buryo, ni uburyo bw'urukundo. Iyo umucyuye ukavuga uti dore ndamugaruye, byaramunaniye, naragerageje kumutoza umurimo, naramuhigiye, ariko byaramunaniye, aho ngaho bikoranye urukundo. Ni ubwo buryo ubundi twakagombye kujya tubikora. Kosa tereka ngushimire, dushimire n'abo twabanye. Urakoze cyane.